Bonjour, soyez bienvenus sur Smartness Marie TV. Comme d'habitude, aujourd'hui nous avons préparé comment passer l'interview. Uyu munsi rero twabateguriye uburyo ushobora gukora ikizamini cyo kuvuga cyo bita interview. Hari uburyo ki ushobora kuba wabaragiye ujya gukora ikizamini cyanditse ukagitsinda, ariko igihe cyose ugataha uvuga ko batanze ruswa kubera ikizamini cya interview cyagukuyemo atari ruswa yatanzwe, ahubwo ari uko utamenyereye cyangwa se utitoje bihagije gukora ikizamini cya interview, aricyo kizamini cyo kuvuga. Hano rero ndashaka kukwereka amabanga ndetse na bimwe mu bibazo, uburyo ushobora kwitwara kugira ngo nyamuneka ubashe kubona akazi. Kugira ngo ubone akazi, kugira ngo utegure interview yawe, ntabwo ari ibintu byo gukinisha, biha umwanya ubitegure, ndetse niba ngombwa ushake undi muntu muri ku rwego rumwe akubaze bimwe mu bibazo ushobora gutekereza bitewe n'ahantu ugiye gukorera, kuko akenshi uzasanga ibibazo bibazwa bitewe na domaine ugiye gukoreramo, bitewe n'ubwoko bwa entreprise ugiye gukoreramo, cyangwa se bitewe n'umurimo ugiye gukora. Ariko muri rusange hari ibibazo bimwe na bimwe igihe cyose bitajya bibura mu kugira ngo ukore izo interview zose. Hari ibibazo bihuriweho, hari n'uburyo rusange bwo gusubiza ibyo bibazo ku buryo uramutse ubizi wabisubiza. Mbere rero yo gutangira kugira ngo umenyereze gukora ikizamini cya interview, hari ibintu ugomba kwirinda. Mbere na mbere ntabwo ugomba gupanika. Pas de panique, parce que l'entretien n'est pas une interrogation policière. Ntabwo kuba ugiye mu kiganiro cy'akazi ari ibazwa ryo kuri polisi ugiyemo, itonde rwose ni ikiganiro. Ikindi, imyambarire yawe ugomba kuyitondera. N'ubwa mbere uwo muntu agiye kukubona mu kizame, mu buzima busanzwe ntabwo asanzwe akuzi. Niba wambaye umwenda rimwe rero gusa, ukambara umwenda utuma ashobora kugutekerereza, cyangwa se ukagira imyitwarire yindi bitewe n'ahantu ugiye gusaba akazi, ibyo nabyo ugiye kubyitondera. Aha ndatanga urugero: ushobora kugenda wambaye akajipo kagufiya, ushobora kugenda wambaye akajipo kagufi ku buryo buri mwanya ugenda wishimashimaho ukamanura, ibyo nabyo bigatuma bakwibazaho ko n'ubwa mbere bakubonye. Nubwo usanzwe wambara wenda amapantaro, ijipo ziringaniye, ariko uwo munsi wa interview witondere wambare umwenda urimo hagati na hagati ugereranyije, utari muremure utari mugufi, ku buryo buri wese ashobora kwibona muri uwo mwenda. Niba uri umugabo, hari igihe ushobora ukagenda wambaye agakabutura kaguhambiriye cyane, cyangwa se ukagenda ufite amadredi kandi wenda ubizi neza ko icyo kigo kitamenyereye ibyo bintu by'amadredi. Ibyo nabyo ugomba kugenda ufite amakuru ahagije y'ikigo cyangwa se y'aho ugiye gukora ikizamini cyo kuvuga. Ni ikizamini cyo kuvuga, ariko hagati aho baba bagira ngo barebe n'imyitwarire yawe muri rusange. Icyo gutsinda, icyo kwandika wagitsinze, ariko ushobora no kugitsinda imyitwarire yawe idasobanutse bitewe n'umwanya bagushakaho, ahubwo bikenewe yuko izo aptitude zombi, kwandika, kuvuga, kumenya kwitwara mu bantu, ugomba kumenya kubihuza. Ukinjira mu kizamini cya interview, mbere na mbere rero ibintu ugomba kwitondera, ugomba kubanza ugasuhuza, ukamenya uburyo uri bwicaremo, amaboko ukayashyira hejuru ku meza utayashyize munsi y'ameza. Nyuma yo gusuhuza, si ngombwa gusuhuza uvuga ibigambo byinshi, ugomba kuvuga mwiriwe, cyangwa se niba ari mu Gifaransa bonjour, niba ari mu Cyongereza hello, warangiza ukicara ugategereza ko bakubaza ikibazo. Aha nihuse rero ibibazo bijya guhura, ariko ikibazo cya mbere kitazabura ni iki gikurikira. Uyu munsi nibwo turimo kuvuga mu rurimi rw'Igifaransa n'Ikinyarwanda, ubutaha tuzafasha abavuga ururimi rw'Icyongereza kugira ngo nabo babashe kwibona mu gukora interview. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Iki kibazo mucyitondere, ngo kuki ushaka kuva ku kazi wari usanzwe ukora, kuki ushaka kureka akazi ka mbere wakoraga ukaba uje muri aka, cyangwa se pourquoi tu as quitté le poste antérieur, kuki akazi wakoraga wagahagaritse. Aha il faut faire attention, abantu benshi barabyitiranya.
abantu benshi barabyitiranya, wajya kuvuga ukavuga ibibi by'aho wakoraga, ukavuga ibibi by'umuyobozi mwakoranaga, ukavuga umuyobozi twakoranaga rwose nta mpemba, ntabwo yampemberaga ku gihe, n'ubu turacyafitemo amezi 2 y'ibirarane, ibintu nk'ibyo. Ayo makuru ntabwo akenewe mu kazi gashyashya ugiyemo. Niba ari nabyo rwose byirengagize, wikwiriye kubivuga, kuko biragaragara ko n'ubundi mutandukana, ari bwumve ko nawe uzagenda umuvuga. Hari n'abandi batangira rwose, bosi waho nakoraga yifuza ko turyamana, njye nicyo twapfuye, kandi ubu birimo kubibwira we dushobora gusanga arenze n'ubu. Ibyo wibyinjiramo, ahubwo vuga impamvu wifuza kujya mu kazi gashyashya, ariko uvuge ibigendanye n'inyungu z'ikigo uje gukorera. Hari ibisubizo hano ushobora gutanga kuri kino kibazo. Ushobora kuvuga uti njyewe nkurikije urugendo nakoraga njya ku kazi nakoraga, harimo umwanya muremure kurya amafaranga yanjye menshi yashiriraga mu rugendo. Iyo ngiyo ni impamvu ishobora gutuma, kubera ko amafaranga yawe yashiraga mu rugendo, ni ngombwa ko uhindura akazi. Hari ikindi ushobora kuvuga uti ikigo abana banjye bigaho cyegeranye na hano hafi y'ikigo ndimo kusabamo akazi, bityo biroroshye ko natwara abana mu gitondo ku ishuri hanyuma nkaza mu kazi, bitagombye yuko aho abana biga hahabanye n'aho akazi kanjye gakorera. Iyo ni impamvu watanga kandi buri wese ashobora kumva. Cyangwa se ushobora kuvuga uti njyewe nta nubwo mbana n'uwo twashakanye atuye inaha, njyewe nakoreraga ahantu kure, ku buryo bituma kwita ku muryango wanjye bimvuna. Iyo ni impamvu yumvikana ushobora gutanga. Biba byiza rero iyo wagiye witeguye ibibazo uri bubazwe. Ugomba kwitegura ibibazo byinshi kurusha ndetse n'ibyo bibazwa, ku buryo ikibazo kije cyose usanga wagiteguriye igisubizo mbere. Bitavuze ko n'ikibazo kiri bugutungure uragisubiza, ariko icy'ingenzi ni uko usubiza witonze, utuje, mu buryo bufite ikinyabupfura. Je voudrais être avec ma famille, je voudrais être avec mes enfants parce que j'étais trop loin. Izo ni impamvu, ariko ukareka kwiteranya uvuga uti njyewe rero abagore dukorana rwose bandembeje. Njyewe rero bosi ku kazi rwose ahura ambwira ngo tuzaryamane. Ibyo ntago bikenewe. Subiza iby'ingenzi kandi wateguye neza. Comment expliquez-vous ce trou dans votre parcours? Comment expliquez-vous ce trou dans votre parcours? Comment expliquez-vous ce trou dans votre parcours? Bati icyo cyose hari ukuntu uvuga presentation yawe, ariko bakaza kubona ko hari imyaka wamaze udakora, hari igihe runaka wamaze udakora. Kabaza tese kuva hano kugera hano kutari urimo gukora byari bimeze bite, byaterwaga n'iki? Ukubaza akeneye umukozi. Wigira impungenge n'ikiganiro murimo nakubwiye ko atari ibintu byo kuvuga ngo aragira ngo akugushe mu mutego, ahubwo aragira ngo arebe uburyo wisobanura ku kibazo icyo ari cyo cyose akubajije kikuziye, uburyo ushobora no kuzasobanura za abakiriya aramutse adahari. Ibyo byose uburyo utsinda bimuha icyizere cyo kukwizera ko umunsi yagusize muri entreprise ye uzabasha kwitwara neza. Aha rero nta kindi ushobora gusubiza yuko wari uri mu masomo, wari wagiye mu mahugurwa, wari wabyaye, wari urimo kwimuka. Hari impamvu nyinshi, nta gisubizo gihura n'ikindi, ariko ku mpamvu utanze ngo urabona ugatangira gutanga udusobanuro twinshi, aha bazagufata yuko hari nk'ibintu urimo guhisha. Sobanura ibintu bikeya by'ingenzi ubundi uhite uceceka akubaza ikibazo gikurikira. Donc tout simplement ici le recruteur ne va pas juger négativement un trou dans le parcours du candidat. Il s'agit par exemple des naissances, les maladies, les voyages, les besoins de faire une pause, sans entrer dans les détails si le motif est trop personnel. Inutile d'être sur la défensive, cela pourrait laisser croire qu'on a quelque chose à cacher. Ça peut être aussi formation, responsabilité dans une association, voyage et toute autre expérience enrichissante. Ibi byose birumvikana, ushobora kuba amahugurwa, ushobora kuba ufite izindi nshingano muri association runaka, urugendo, ikindi kintu gishobora kuguha ubundi bumenyi ufite icyo bukongera mu buzima bwawe.
Êtes-vous capable de travailler sous la pression? Êtes-vous capable de travailler sous pression? Êtes-vous capable de travailler sous pression? Ici barakubaza bati eske ushobora gukora kuri stress, akazi kakubanye kenshi, buri mwanya barakubaza ibi bitewe n'akazi gahari. Igihe cyose rero recruiter arimo kukubaza, nawe ushobora kwitonda ukamubaza witonze kugira ngo guhe des précisions. Ushobora kumubaza ati par exemple ni ubuhe bwoko bwa pression bujya buboneka ngo twumve aho mpera nsubiza. Ushobora kubimubaza gutyo rwose, nta kosa uba ukoze. Mu gihe umubajije uba witonze uburyo arimo kugusobanurira pression ishoboka, hano bituma umuha n'igisubizo. Ikindi kiyongeyeho, nta nubwo ari n'ihame mu gihe cyose wagiye kwaka akazi ugakore mu gihe wumva bitakurimo, kuko ashobora no kukubwira pression ihari kuko wazakurikira ugasanga nibyo, bigatuma ukuri uti rero nasanze iyi pression ntayishobora. Ushobora kuba wenda kuwa gatandatu uri umudive udashobora kuboneka, kandi wakubwira gukora iminsi yose nta numwe yagusigiyemo, kandi idini ryawe ritabikwemera. Icyo gihe ushobora kumubwira uti ngewe rero kubera ko ndi umudive ntabwo byakunda yuko kuwa gatandatu nkora. Ntabwo ari bibi kumubwiza ukuri, aho kugira ngo uze ukore iminsi ibiri ahita kwirukana kubera ko wasibye uwo munsi kandi mwarawumvikanye, mwarawushyize mu masezerano yanyu. En français, face à cette question, les candidats sont en droit de demander des précisions sur ce qui est partiellement stressant dans le poste à pourvoir. Cela permet aussi de refuser un poste dont le niveau de pression ne serait pas compatible avec sa propre résistance au stress. Nibyo navugaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Aha rero ikindi gisubizo cyiza kuri kino kibazo, ugomba gusubiza ko bitewe n'uburyo ushoboye akazi, n'uburyo wiyumvamo, uburyo ukora organisation mu kazi, tu vas arranger de façon à gérer la stress. Il y a les exigences, très exigeants. Iyo wamaze kubyorganiza neza mu bisubizo byawe ushobora gutanga, ukababwira uti ngiye uburyo mpangamo akazi, mpera kuri très exigeant nkakurikizaho exigeant, hanyuma nkajya ku bindi bikurikiraho, ariko habanje ibiri très exigeant. Très exigeant mbibutse ko bivuga ibintu byihutirwa cyane, ugakurikizaho irije ariko zitari très exigeant. Uburyo wapanzemo akazi, uburyo organize office yawe ukoreramo, bigufasha kugera stress, kugera iyo pression ishobora kuboneka mu kazi. Iyo usubije rwose iki gisubizo, amanota yawe uyabonye y'iki kibazo yuzuye. Ndagusaba wowe urimo kureba iyi video uyirebe uyirangize. Biramenyerewe ko abantu tureba ama video rimwe na rimwe ugasanga nta n'inyungu uri bukure muri iyo video, ugata umwanya wawe wose kubera ko urimo kwisekera gusa, ariko nubwo urimo guseka nta nyungu n'imwe uri bukure muri iyo video. Iyi video ni y'agaciro, waba ufite akazi, waba utagafite, waba uri umunyeshuri, waba uri umukoresha. Iyi video izagufasha gupanga akazi kawe neza, izagufasha kubona akazi, izagufasha nawe ubwawe gutanga akazi, kubera ko ibyo wabashije n'ibibazo byose ushobora gukuramo ibibazo nawe ukavuga uti ibibazo mu kizamini cy'akazi ngiye gutanga, ngiye kwibaza abo ndimo kubaza mu gihe cya interview, maze twumve ubushobozi bafite, twumve uburyo batekerezamo. Nkwibutsa ko ibisubizo turimo kubaha nababwiye ko atari interview, ntabwo igira réponse unique, ni ibisubizo birahindagurika rwose. Icyo ngicyo tugomba kuba tukiziranyeho. Icy'ingenzi ni uko usubiza utuje, uratsinda nta kabuza. Si vous pouviez revenir dans le passé, feriez-vous différemment certaines choses? Si vous pouviez revenir dans le passé, feriez-vous différemment certaines choses? Ese dusubije amateka inyuma ugasubira nk'aho wagiye ukora, ibyo wagiye ukora hari ibyo wajya ukemura mu buryo bunyuranye n'ubwo wagiye ubikemuramo? Iki gisubizo c'est exactement oui. Ni ibintu byumvikana. Niba warakoze ibintu mu myaka 10 ishize, mu myaka 20 ishize, ariko mbere yo gusubiza ushobora no guhita usubiza uti l'âge fait sagesse.
cyangwa se l'âge fait sage, ubanza ari nako bavuga ariyo mvugo nziza. L'âge fait sage, imyaka uko ugenda ukura, experience wagiye ukura mu gihe cyahise, uko nawe ugenda ukura no kubwonko bugenda bwiyongera, ibibazo wahuye nabyo mu tuzi tunyuranye, biriya byose ni ibikwigisha. Niyo mpamvu rero uyu munsi wongeye gusubira mu kazi wakoraga icyo gihe, hari byinshi wagenda ukosora kubera ko wabinyuzemo. Exactement, oui. On cherche seulement à voir si la personne sait tirer les leçons dans le passé. Si la personne peut ou bien sait tirer la leçon dans le passé. Niba umuntu azi gukura isomo mu mateka, amateka aratwigisha. Avec l'âge, avec la formation, avec l'expérience, c'est pourquoi la réponse est exactement oui. Formation, amahugurwa wagiye ubona, uburambe n'imyaka nyine ufite, ni ibintu twese twumva kandi ngira ngo birumvikana. Aha ngaha icy'ingenzi nuko uba wakoze umwitozo uhagije. Tubibutsa rero ko iki cyari igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Tuzabaha iki kiganiro mu rurimi rw'Icyongereza ku buryo buri wese mu bushobozi bw'ururimi abasha kumva, bitazamubera imbogamizi zo gukora ikizame aho yifuza hose. Nkuko mpora mbisubiramo, ikizame kirategurwa, biha umwanya, kandi niba iki kiganiro cyagushimishije ugisangize abandi. Ntutinye kutwandikira kuri iyi nimero turi hano kugira ngo tubafashe. Tubibutsa ko aho uri hose ku isi dufite serivisi zo gukorana online service, tukabigisha mu buryo buri individuel, umuntu ku giti cye, cyangwa se abashaka kuza mu ishuri bakagana Ikinyinya hafi ya gare, mwaduhamagara kuri iyi nimero tukabayobora neza, tukumvikana n'uburyo twabafashamo. Mwakoze cyane, naho ubutaha.